baravuga ngo kugira ngo mumene amaraso kwa marume ngo hari icyobo bacukuye batari bangiza nicyo barabashyiramo. Nari nteruye umwana mutoya na mama teruye undi na barumuna wanjye twese baradushorera. Mama we agira ubwoba arirukanka, mare kwiruka abanyaka wa mwana bya biti babikuraho. Musaza wanjye twakurikiranaga baramumanura bamushyira mu cyobo ari muzima. Komera bahita bafata n'undi baramumukikiza. Ubwo baravuga ngo bagiye kwica abahungu, baramumanura baramubwira ngo namukikire ariko ari mu cyobo. Ubwo ngiye barambwira ngo ninjye kuzana isuka. Ubwo abana barataba paka bararira, igihe kirarangira barataba neza barazinazina, umwuka urahera ntibongera kurira. Tugumaho kwa marume, ariko ubwo bakabwira mama ati fatura umuhungu wawe mukuru umuhe ikiziriko yiyahure, nta soko azajyamo, nta rusengero azakandagiramo. Bishwe n'itaka babahambye mureba tureba ari bazima nabo. Mwaravukanaga? Twaravukanaga. Poresha ni basaza bawe? Ni basaza banjye. Icyo gihe baravuze ngo abakobwa baradusoneye, twebwe baradusoneye turarokoka, ariko abo ngabo kuko bari abahungu babashyira mu cyobo ari bazima barabataba. Ubwo ngo nyine ari ba marume ngo ntibashaka ko amaraso ngo ameneka mu ngo zabo. Batabwe na ba nyokorume? Ngiye kubona mbona umugabo yaje yahindutse uko atarari, arinjira mu cyumba nari nicayemo gutya nicaranye na abana bose ndababyuka ati mubyuke, numva ubwoba buranyishe, ntimubyuke murebe uko anyica. Abana bose barabyuka baricara, fata umutoya ndamuterura ndamukikira. Arambwira ngo uyu munsi niwe wa mbere n'uwa nyuma wawe ngiye kukwica. None se wenda icyo gihe ntiwahise utekereza ngo kuki nashatse wenda nagiye mbyicuza w'abantu bishe abantu b'iwacu? Nagiye mbyicuza ubwoko ndavuga umuryango. Ingewe impamvu nagiye mbyicuza akaza nkubita arariyo mfatwaga ubwanda bwo gukubitwa gusa, nkubitwa buri munsi. Inyenzi ntako zijya zipfa, uko wazigera kose ntizipfa. Mare gukubitwa twimuka ahantu tujya gukodesha ahantu ku mukristo, agahora amubaza mugabo ikintu uzize umugore n'iki, umugore wawe ntavuga. Ubwoko bubi ntibuvuga, uriya ni inyenzi ntiwamenya icyo yanze n'icyo akunze. Umuntu amuhamagara kuri telefone ambwira ati imva yawe mu kwa karindwi yaruzuye. Ariko umugabo akiyoberanya, abantu bakaza agapfuka mugasaba imbabazi, akandika inzandiko na nyiri igipangu bigeraho uko atuzinuka. Umunsi umwe ari ku itariki 24 z'ukwa karindwi. Komera uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri bino bihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Reka mbabwire ni mukomere kandi mubeho, Imana ikomeze ibarinde kandi ibasigasire mu byo murimo, by'umwihariko nk'uwarokotse jenoside uyu munsi ukaba utarakira ibyakubayeho. Tangira ubyakire, tangira ubeho. Imyaka 31 irashize ariko uracyumva ari ejo mu gitondo byabaye. Rero baho yakire uvuga uti byabaye byarabaye, ubuzima bukomeze mbeho kandi neza, pana kubaho gusa, sibyo muho neza. Ndi kumwe na Kakuze Marie Thérèse, niwe tugiye kuganira ku buzima nabwo bwo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi ariko n'ibindi yahuye nabyo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Kakuze tugwe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Nakoze. Hari umuntu uri kutureba muri kano kanya uri kwibaza ngo Kakuze ni muntu ki, wamwibwira ubundi utubwire n'ubuhamya bwawe. Bakoze n'amazi. Navukiye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano. Muri jenoside nari umwana mutoya niga primaire, nkajya mbona ibitero bizerera. Wari ufite imyaka ingahe jenoside ba? Nari mfite imyaka 10. Yego. Mbere ya jenoside twabonaga ibitero bigenda bisenya amazu, bakavuga ngo bari gusenyera MRND, ngo abo muri MDR ntago bari kubasenyera. Gihe cyarageze abari bari gusenya bakatubwira ngo mwebwe muri beza, basoni bo babi. Ibyo byo gusenya amazu barya n'amatungo iwacu, tukabona ari nijoro batuganda dusohoke tukajya mu gihuru, twagaruka tugasanga baturiye amatungo. Kwa nyogokuru mbona babarira inka. Jenoside iratangira hari kuwa gatandatu, ari nijoro papa na mama batujyana mu gihuru, ariko papa wasiga mu rugo
nkajya numva papa abwira mama ngo wazapfa. Tugeze mu gihuru iwacu twari twitegeye Kibogora mu karere ka Nyamasheke. Iyo wabaga uri iwacu wabaga witegeye Kibogora ku bitaro. Twari twumva ibintu biri kubombagurika ku bitaro, turara mu gihuru buracya. Twaraye haruguru kwa nyogokuru byara papa. Mu gitondo bumaze gucya tuvuye mu gihuru tugeze iwacu, tugiye kugera iwacu tubona papa aratubwira ngo dusubireyo, byakomeye noneho si ukurya amatungo bari kwica. Mama arambwira ngo nimpeke murumuna wanjye tugende kwa nyogokuru byara mama. Ngeze mu nzira mfite afata murumuna wanjye mujyana kwa mama wacu, aho umukuru wanjye kwa mama wacu ari gucunga inyoni mu bishyimbo. Ndagenda ndahamusanga, nawe yari mutoya ariko yahise ambwira ngo abatutsi bari kubica. Ndamubaza nti se abatutsi ni ibiki? Ngo nawe kandi uri umututsi barakwica. Ngira ubwoba bwishi. Uwo mwanya mitafata uwo nari impetse ndagombeza njya kwa nyogokuru byara papa ubyara mama. Mpageze hari marume gusa, aravuga ngo muje kunteza ibibazo n'ukuntu abatutsi bari kubica. Mama atubwiye nidusubireyo, uhu kanya papa yahise aza ngo musubire noneho no kwica. Uwo mwanya bahishe bica papa batari bamwica. Yabwiye mama ko bamaze kwica umuntu wo mu Gitwa. Ako kanya aratubwira ngo na shangazi bamaze kumwica, bamufatiye mu ityaza avuye gusenga, nawe baramwishe. Tujya kwa nyogokuru, ibintu birakomera, twumva abantu bari kurya inka, turara mu gihuru. Ariko ngiye nageraga ubwoba bwishi cyane. Iyo bampishaga nahitaga ngaruka nkasanga mama akambwira ati we bazakwica, jya uguma mu gihuru. Mama ntabwo yahigwaga? Ntabwo yahigwaga kuko twari turi kwa marume. Abagore ba marume rero batangira guhinduka mama, fata abatutsi ubajyane iwabo wowe ugaruke wenyine. Bikomeye cyane. Bamaze kuvuga, hari igihe cyageze hari abahigwaga bariteranya ngo ako gace baravuga ngo nta muntu dushaka azaza kutwica. Bavuza induru ngo abatutsi baho bamaze abahutu. Mbona Mukamarume afashe icumu arirutse cyane. Abana marume bamwe ati nawe barakwica. Noneho ari nijoro kwa marume hari wese itarigeze yitumwamo. Mbona mama ajyanye y'ibiryo. Noneho ndavuga nti se umuntu uri muri ra wese ni ndahengeza hejuru hari ibiti. Mpengeje mbona ari musaza wanjye mukuru urimo, arambwira ngo ningende. Ndagenda ariko nkayambona bashyiramo ibiryo bakabihambira ku gakoma bakabimanura mw'uwo mwobo. Tubaho ngaho, mama akagenda araza aratubwira ngo papa bamwishe. Mama asubiyeyo ngo bamutuma ikirago cyo gushyingura papa. Ahageze asanga imbwa papa sa. Komera kakuze. Komera shaka. Komera. Bakoze nicyo yanagwisha. Komera. Soma ku mazi ubanze fata kuka. Yego, komera. Mama hageze asanga ngo imbwa zariye papa. Abicanyi baje bafata papa bamushyira munsi y'umukingo baramutaba. Umubiri imbwa zari zisigaje ariko n'ubundi zikazihatabura zikamurya. Araza arabitubwira birakomera, tuguma kwiruka. Ariko nari mfite musaza wanjye mutoya wabaga kwa mukuru wanjye kwa mama wacu ari kure y'iwacu. Inkuru bitugezeho ko yaje mu rugo ngo aje kutureba ngo bamwishe, igihanga kivuza induru. Ubwo bigoma gukomera. Mama duhisha. Bo igihe kiragera kwa marume baratwanga ngo tunuka igihuru. Ariko ubwo musaza wanjye baza kumuhiga. Igihe kigeze musaza wanjye mukuru, mama yigira inama ngo yo gucukura kobo mu rutoki. Aragenda acukura kobo, hejuru arambikaho imitumba musaza wanjye mukuru abamo. Igihe kiza kugera intambara iragomera, jenoside irakomera, barica cyane. Baradusohora tukajya tuba mu gihuru tutarya. Noneho njyewe nakundaga kugira ubwoba cyane, nkabwira mama ndashonje. Mama akambwira ati ndakujyana he? Kuri kubona yajya ahantu mu miryango yo kwa mama yajya kubasaba ibiryo, bakamubwira ati wagiye mu batutsi ushaka iki? Yego. Igihe kiragera jenoside irakomera. Igihe kigeze mama biba ngombwa ko baza kuvuga ngo hari abantu ngo bazorosa ngo Habyarimana. Musaza wanjye mukuru araza abwira mama ati njyewe igihuru kiranyishe giye kuva. Mama arabwira ati hangane. Igihe kigeze umuryango wa mama uratwirukana, bategeka mama ko agomba kudufata
ubwo ninjye mukuru wagaragaraga, abandi bari baragiye, basaza banjye bakuru bari baragiye, ari njye babona waheka umwana, avuga ati uwo nguwo uzi ubwenge muhekesha umwana, nugera mu gace iwabo avuka umushuke ngo ugiye kubarebera ibiryo, ubundi abiwabo babice. Mama aradufata kuko n'ayandi mahitamo yari afite, aratujyana. Tugeze ahantu mu nzira turi kujya aho tuvuka, twagera mu gace twavukagamo, duhura n'umuntu w'umugabo, abaza mama ngo abo bana ubajyanye he? Mama aramubwira ati nabuze ayandi mahitamo kuko bari kumbwira ngo ndabiyicira. Uwo mugabo aramubwira ati aho kugira ngo n'ubundi ugende n'ubundi barabakwicana, bareke nina n'urupfu bazabice. Mama arongera aduhindukiza atagarura kwa basaza. Basaza baravuga ngo urongeye ugaruye abatutsi muri uru rugo, biba ngombwa ko tuba hanze. Igihe kiragera noneho baza kwemera ko tujya mu nzu, ariko baravuga ngo hari abantu bariyorosa Habyarimana. Basaza wanjye aza kubwira mama ati njyewe ndambiye igihuru reka banyice. Basaza wanjye araza kwa marume, twebwe turi mu nzu, mama arabwira mama ati mbe yaranyishe ncanira. Basaza wanjye aramwicaza aramucanira. Ubwo ba marume bo bajyaga ngo aho ku irondo, bo tujye twumva abantu baravuze. Njye ntabwo icyo gihe nasinziraga, nahoraga ncecetse ntavuga. Musaza wanjye udutotsi turamutwara, agiye kumva yumva urugi bararusunitse. Musaza wanjye ntabwo nzi kuntu Imana yamusimbukije, abarabacitse baragiye, bamwirukaho bayoga hanyuze, abarabatorotse ajya kwihisha. Bamaze kutugeza mu nzu baradusohora, barande baravuga ati wowe ni mutoya ntabwo turirwa dutema, bakajya bafata abana bakabagoronzora ngo baragoronzora ijosi bahite bapfa. Umunsi bambarume baravuga ati akujya ngo tumenera amaraso ngo ku mbuga ngo byari bibi, mubajyane turabaha amafaranga. Bo mama we nta nubwo ijambo yavugaga. Icyo gihe yari njyewe na barumuna banjye babiri na musaza wanjye umwe mutoya twakurikiranaga, n'undi mama yarahetse, ariko nta muntu wari uzi ko mama afite umwana. Sinanjye ntabwo nzi hano yari yamushyize, kuko ntabwo uwo mwana yari ari mu mugongo ngo yari yamushyize hano mu nda, ariko nta muntu n'umwe wamenyaga ko mama afite uwo mwana. Babonaga twebwe bari bicaje bavuga ko batirirwa badukoza imipanga yabo kuko ngo yahaza amaraso, ngo barajya kwiyicisha inka, baratugoronzora amajosi. Marume aratakamba atanga amafaranga. Uwo munsi iryo joro ntitwapfa, ariko ubwo abagore ba marume batangira kuvuga ngo twakubwiye ko ugomba kwirukana abatutsi, none dore bagiye kubiciraho. Hashira nk'icyumweru n'ubundi bikimeze nko kwa kundi. Mukamarume amakuru akatugeraho ko musaza wanjye wabaga kwa mama wacu, kwa mama wacu bamwiciye i Nyamasheke, ariko ntago bari bamwishe. Mama akabura imbaraga zamugeza ahaba, wajya korera ko batamwishe. Igihe kiragera rero bavuga ko hari abagomba koroswa Habyarimana, baza kuvuga ngo bararokora abakobwa ariko abahungu baricwa. Ubwo mama yari afite abahungu babiri bato nibo bagaragaraga, abandi basazanjye babiri badahari. Barabazana twese baradushora nk'abagiye kutwica. Noneho tugeze mu nzira baravuga ngo kugira ngo mumena amaraso kwa marume, ngo hari icyobo bacukuye batari bangiza, nicyo barabashyiramo. Nari nteruye umwana mutoya na mama ateruye undi, na barumuna wanjye twese baradushorera. Mama we agira ubwoba arirukanka, mare kwiruka abanyaka wa mwana, bya biti babikuraho. Musaza wanjye twakurikiranaga baramumanura bamushyira mu cyobo ari muzima. komera bahita bafata n'undi baramumukikiza. Ubwo baravuga ngo bagiye kwica abahungu, baramumanura baramubwira ngo namukikire ariko ari mu cyobo. Ubwo ngiye barambwira ngo ninjye kuzana isuka kuko ntashoboraga kugenda, binananira kugenda. Bankubita igicuba ngo nkiriya, ariko musaza wanjye ntago bigeze babica. Bazana amasuka barataba. Uwo mutoya araririmba ngo Imana irahamagara ntibayumve. Ntago nzahana iyo ndirimbo yayikuye, ngo Satani yahamagara bakirukanka. Abicanyi baravuga ngo mwumve umugambi w'abatutsi, ngo umututsi w'uruhinja ngo avuge ngo Imana irahamagara ntibayumve, ngo ariko Satani yahamagara ngo bakirukanka. Ngo abana barataba paka bararira, igihe kirarangira barataba neza, barazinazina, umwuka urahera, ntibongera kurira. Tugumaho kwa marume, ariko ubwo bakabwira mama ati fatura umuhungu wawe mukuru umuhe ikiziriko yiyahure, nta soko azajyamo, nta rusengero azakandagiramo. Mama akavuga ati nta mbaraga nabona zo kubimuha. Icyo gihe musaza wanjye aba mu nzu arahaba. Bavuga ko jenoside yoroshye, ngo inyenzi zageze mu Rwanda. Noneho musaza wanjye kwa marume benga ibitoki, baramubwira nabyenge. Akimara kubyenga
abicengiye bahora basirikara bashaka kwica abahungu gusa. Bahageze mu masaza wanjye baramubona, bakora igitero cyo kuza kumwica, ariko Imana iramurengera. Uwo munsi nabo ntiyapfa, jenoside irangira, badapfuye bararokoka. Jenoside yararangiye rero, biba ngombwa ko dusubira aho twari dutuye. Twasubiye nijoro twe turyama, babandi barabatabye baratabye bararangira, ntabwo bigeze barokoka. N'abavandimwe babo bose baratabye, icyobo kiruzura nyine, itaka ari ryo ryabishe, ntawigeze abatema. Bishwe n'itaka babahambye mureba? Tureba ari bazima nabo. Mwaravukanaga? Twaravukanaga. Poresha. Ni basaza bawe? Ni basaza banjye. Icyo gihe baravuze ngo abakobwa baradusoneye, twebwe baradusoneye turarokoka, ariko abo ngabo kuko bari abahungu babashyira mu cyobo ari bazima, barabataba. Ubwo ngo nyine ari ba marume, ngo ntibashaka ko amaraso ngo ameneka mu ngo zabo. Batabwe na ba nyokorume? N'igitero cyari cyaje. Kuki ba nyokorume batabakizaga kandi ari amaraso yanyu? Kandi baravuga ko turi abatutsi, ari mama yagiye gushaka mu batutsi ko nta kintu agenewe, nta muntu washatse mu batutsi ngo ari wemerewe kurya amavuta. Mbese yari ibintu bikomeye cyane. Kubona bashyingura basaza bawe ari bazima, nawe bakagusaba kuzana isuka kugira ngo mubarenzeho, ibyo bintu byasigaye mu mutwe byanze kunze byanze kumvamo. Narabikuranye, nakuze ntavuga, ncecetse kubera nahoranaga intimba y'ukuntu batubwiye ko papa niwe babanjirijeho aho dutuye, noneho bakajya bahora batubwira ngo ni imbwa zamuriye. Ubwo mama yagiyeyo, agiye aho bamwiciye ngo ajyanye ikirago bamwirukaho, noneho mama aho yari yihishe, aho kurwo rwo yari yihisheho, ubwo uwo mugore asubiye yaramubwira ati zana n'uwo mwana tumwice kuko haraye ducitse nawe tutamwica. Noneho ikintu cyandi cyanteraga intimba, uwo masenge baramwishe, aho bamwishe hari umugabo wamubyariye, baramwica, bamaze kumwica bamwambura ubusa, baramupfukamisha, intumbi ye bayegeka ku mukingo, umubiri we bayegeka ku mukingo. Mama yatubwiraga ko muri ako gace, muri Gacaca, abatubwiraga muri Gacaca ko yamaze ibyumweru 2 apfukamye, umubiri we upfukamye k'uwo musozi. Icyo nacyo cyahoraga kintera intimba. Igihe kiragera bavuze ko ari ngombwa gusubira aho twavutse, dusubirayo, haza imishinga iratwubakira, ariko n'ubundi ntibatuza guhora baduhiga. Wihanganye gatoya, icyo gihe uri kubona basaza bawe babakorera ibyo ngibyo, wavugije induru ako kanya? Navugije induru, bahita bambwira ngo ninze nanjye njyemo. Mama ubwo yari yifashe ate? Mama we yari yasaze, kuko mama we banatabye yagiye, kuko ninjye wari uzi ubwenge wagaragaraga. Utwo tundi dutoya tw'udukobwa two ntabyo twari tuzi. Ninjye ubwo wabonaga ibyo bari gukora, bantuma isuka ngo ninjye kuzana isuka kwa marume. Mama we yari yagiye atavuga, njye navugije induru ngo barabishe, bahita bambwira ngo nanjye ninzi. Ntiwagenda? Ntabwo nagenze. Uwo munsi narabacitse, ariko nyuma yaho baza kugaruka njya kwisha abantu, kuko twari duturanye n'umukobwa wabyariye iwabo, ariko yarahunze ajya kwihisha ahantu. Tugiye kumva twumva induru ku musozi ngo bya bihangange twabibonye. Noneho kuko aho mama avuka naho yarashatse ni kure, twebwe twajya havuka, twumvishe ngo bya bihangange twabibonye. Yari uwitwa Nosiyata na musaza we, ari ahantu babavumbuye ngo bari kurya amashumba, babishe urupfu rubi. Njyewe baravuze ngo baratambukije, kuko nanjye nahigwaga, bahita bambwira atiruka, ba bantu b'iwanyu nibo babazanye, barakubona nawe bahite bakwica. Ariko bakaduha amakuru batubwira ko bari babambuye isurujipe. Uwo Nosiyata kera ari umukobwa, yajyaga atemesha ibintu by'amasitari akajya kugurisha, ngo bakajya amubwira ngo niyongera apakize imodoka nk'uko yajyaga apakiza ajya i Kibogora. Nuko amakuru bayatubwiraga. Yego. Basaza bawe abo ngabo bitwaga bande? Abo bapfuye ntabwo nkibuka amazina. Bibaho suko? Ntabwo nkibuka umwe, kuko hari uwo mama yosaga warujuje umwaka, n'undi wari ufite imyaka 5. Ndetse ntabwo mu rugo mujye mubavuga? Ntabwo tujya tubavuga, nyine turavuga ngo runaka yasaga na runaka, ariko ntabwo tujya tuvuga amazina yabo, kuko mama we ubu kuba ko mama yagize ingaruka byaramuhungabanije.
nuko jenoside irakomeza. jenoside irakomeza isa nk'aho yoroshye, baradushubije aho twari dutuye, nijoro bakajya baza guteragura amabuye ku mazu, n'ubundi twongera kongera kujya turara mu gihuru. Kuko igihe turi kurara mu gihuru turi kwiruka batubwiye ngo barahageze, kuko hari abantu bari baragiye bigabiza amasambu y'abatutsi bakayabahoza, ugasanga aho hano rwari urubibi yaratenguye arateranya, babonye batugaruye aho twari dutuye imishinga twubakiye, baravuga ngo nabariya tuzabice. Icyo gihe hari umugabo wayoboraga ibyo bitero by'abantu bazaga kutwica, yari Semikara, ariko ubu yarapfuye. Ubwo twebwe tururika, icyo gihe mpubuka ku mukingo, ubu urutugu nagize ikibazo, nyuma yaho niho nabonye narabyimbye, kandi ubwo farije ntabwo kitivuza ngo abashatse, ntabwo yari yemerewe kutuvuza. Bo icyo gihe ariko Imana nabwo iraturengera, ariko harimo abapfuye. Muri icyo gihe bwa kabiri jenoside yarangiye, hari abagarutse bakajya babica ruto ruto, bakatubwira ngo ni interahamwe ngo zavuye ngo muri Kongo, bakajya bica bene wanyu abarokotse, kandi jenoside yararangiye. Mbese ubwo ba marume mwakomeje kubana gute? Ihunga ryarageze, marume umwe arahunga, ubwo turanahungana na musaza wanjye mukuru, ariko umusaza wanjye mukuru wagezeyo bakavuga ngo azabavuga, baramuroga. Arapfa? Oya, ntabwo yapfuye, yaje kugaruka nyine avuye muri Zaire, aragaruka baramurotsa, ariko marume kuva icyo gihe ntabwo yagarutse. Ntabwo aragaruka? Mama se yarabababariye? Kuko twaje kugeraho tumaze gukizwa, mama arababarira. Hari igihe twamaze gukura, tugeze mu rusengero, nk'abo njye nagiye mbana mu bitero, ku rusengero iwacu haza abantu baratubwira ngo tujye tubabarira abantu. Noneho nawe mfite mubyara wanjye arabaza ati, se noneho wababarira umuntu atagusabye imbabazi? Bo ndavuga nti nka runaka namubonye mu gitero ahita, kuko nari umwana ahita mpinjarika ngo ntabwo nari ngiye kwica, ngo nari ngiye gusoroma urusenda. Pasiteri aramubaza, se aho wari ugiye gusoroma urusenda ko uwo musozi rwarahabaga? Aravuga ngo rwarahabaga, kuko ntabwo nari guhangana nabo, ndituriza. Yego, iyo babonaga barakoze ibyo ngibyo basaza bawe babashyingura bareba, wumvaga umutima umeze gute? Nahoranaga intimba, kuko byagiye bingiraho n'ingaruka n'umubabaro, nkibuka kuntu bene mama batigeze babashyingura, babatereyeho itaka bariko ribica, ku buryo gihe nyuma abantu bajya babwira abantu bakabwira mama ati, wowe ikibona bagiye ukabakuramo, kandi bagiye umwuka waheze. Mbese icyobo cyuzuye neza. Icyari icyobo kirekire? Yari wese bari baracukuye, ariko batari bayikoresha. Gusa mva bakuramo gute? Ntabwo byashobokaga? Ntabwo byari gushoboka. Nyuma mwaje kubashyingura? Babakuyemo. Yego. Yego. Niki cyakugoye kwakira nyuma ya jenoside? Ni ubuzima twagiye tugira nyuma ya jenoside, tutagira kirengerwa. Mama nawe ahura n'uburwayi, bugiye kiragera, basaza banjye bagahorana umubabaro, wajya gusaba ahantu akazi ngo abone abatutsi, twajyaga tujya ku mugezi tugira abantu badutoteza ngo abatutsi baravoma nyuma. Kandi jenoside yararangiye? Yego. Ubwo mwari mutonye n'abantu bafite ingengabitekerezo cyane? Yego. Kuko twari duturanye n'abantu bakoze jenoside cyane, banabyirata, wajya ku mugezi tayo nakarabye ni menshi, wowe ni nko kukwiyunyuguza, akaba ariko batubwira. Ibaze kuko nuko uza gukura, ngo uza gushaka n'umugabo? Ndakura, ariko ntibyagenda neza. Tujya mu itorero, baravuga ngo tugire igihe baza kudushingira, padiri aza gushinga ngo umushinga w'ubumwe n'ubwiyunge, uwiciwe n'uwishe, tubana gutyo. No kuba mu itorero biba ngombwa ko dusabana imbabazi, baraza nsabwa n'uwo tudahuje. Ariko ngera uwo mudahuje ubwo no kuvuga uwo tudahuje ubwoko bwo, uwo ari umututsi we ari umuhutu? Yego. Ngere ndashyingirwa muri bwa bumwe n'ubwiyunge nyine? Muri bwa bumwe n'ubwiyunge, numva narababohoye. Noneho ubwo n'umuntu wari usabye mukuru we, hari igitero, mbese abana b'iwacu kwicwa n'igitero cyahasaga, nk'umukuru yarayobowe nk'igitero, uwo Mukamarume musaza we niwe wari ushinzwe ibitero muri uwo
mudugudu niwe wari nk'umukuru wabyo ariko hamwe no gusenga n'ubumwe n'ubwiyunge. uwo wagusabye nawe yari mubishe umuryango we yego wari mubishe abawe yego bo ariko baravuga ngo abantu bakijijwe ntabwo bagomba kugira ingengabitekerezo turabireka ndasabwa ndashyingirwa ngera muri uwo muryango ariko maze kuwugeramo nza gusanga mbayemo ikibazo ntavuga mugabo wanjye afite ubugome ariko atabukwereka ku buryo ntabukwereke ku manywa ukabona n'umuntu ariko ijoro ryagera ati nyenzi ntabwo wayica ngo uyishobore nta nubwo zijya zipfa. Tubaye mu cyaro mbyara umwana wa mbere afata gahunda yo guhora nkubita gusa ahora nkubita bwo kubera ko aho navukiye nta basaza bagihari wagenda ngo ubwire ikibazo noneho njye yankubita nkasanga mama basaza banjye babaga inaha i Kigali nkagenda mama nkatekereza ibibazo nahuye nabyo mama akambwira ati uragira ngo nkore iki. Byara umwana wa mbere nkubitwa igihe kiragera aza kuvuga ngo matora ntatahanye nimbi biba ngombwa ko mama mu bushobozi bwe ashakisha indi mafaranga angurira matora ya kabiri ariko n'ubundi umugabo ntiyanyurwa agoma kunkubita. Igihe kiragera akajya yitwaza ngo ni imiryango imuroga ngo nituma ashaka kunyica. Haboneka n'umuntu w'umunyamasengesho mushiki araza arambwira ngo nagiye gusenga ahantu Imana imbwira ko umugabo wazakwica nkabona n'ibimenyetso byo kuba yanyica ariko bakavuga ngo abatutsi ntibajya bubaka ngo nyine bakazana ibintu byo kuduharabika kugira ngo mbese bakaduharabika naba nagiye iwacu ati buriya bwoko twari twakubwiye ujyamo ntibubaka nabanebwe bigenda gutya ariko nkavuga ngo reka basi ngende nihangana. Maze kubyara umwana wa gatatu turi umuntu adusanga ku rusengero ndi kumwe n'umugabo arambwira ati umugabo Imana yambwiye ngo muzajye i Kigali kuko shitani afite umugambi wo gukoresha umugabo wawe akakwica ari ubwa kabiri mbyumvishe mu matwi yanjye ko azanyica. yajyaga se agerageza kukwica kuko yajyaga bigerageza hari igihe nkubaha ku zuru yigeza nkubitaho ingumi ndaramva amaraso buracya mu gitondo ibyo twaragamo byahindutse umutuku bwo ni abibonye anyirukaho n'umupanga ngo anyice ashugutura umupanga ntiwafata. Ubuyobozi bukaza ntabwo yabaga gucyurira kuri umututsikazi kandi yaravugaga nyine ngo inyenzi bo ubuyobozi buraza asaba imbabazi ngo ntago azabyongera mu kagari barandika bona icyo gihe musaza ngere yanguriye telefone arayimenagura we asaba imbabazi aravuga ati mubabarire ubwo twaje kuburanishwa n'abantu barokotse bahagarariye ibuka mu mudugudu avuga ati mubabarire uracyari umwana nusenya bajyanye bavuga ko ariko bwa bwoko bwabaye. Umugabo umaze kubyara uwo mwana wa gatatu umuntu adusanga ku rusengero twasengagaho atubwira iby'Imana yabonye yabumweretse nari ndi kumwe na mama wanjye yari yagiye ku mudugudu nasengeragaho ndamubaza nti sibyo ugiye kutubwira mama wanjye abyumvisha hari ikibazo aravuga ati nta kibazo mama wawe nabyumve avuga ati Imana yanyeretse mbona umugabo wawe wowe wa mugabo wishuye umugore wiroturuva wamaze kumwica. Umugabo aravuga ati reka ntago namwica. Icyo gihe mama aravuga ngo none se nimba iyo batuye ariho kibazo ko hari musaza we wagiye i Kigali nabahaye inzu ye bakaza bakayibamo. Uwo mugabo wari wabyeretse aravuga ati hoya ngewe Imana inyereka yambwiye ngo bahungire mu mujyi wa Kigali nzabarindirayo. Bo uwo munsi amare kubimbwira umuryango wacu wo nashatsemo ngo bari bafite amasengesho ariko barasengera iwanjye twari guterana saa 10 z'amanywa. Umugabo dusotse bamaze kubitubwira ndamubwira ngewe ngiye kwitegura abantu baraza gusenga arambwira ati genda nanjye ndaje ndagenda njya mu rugo nteguraho abantu baraza gusengera igihe kigeze baraza barambaza se umugabo warenda ndavuga ati twavuye mu rusengero aho yagiye simpazi tukimara gusohoka amasengesho nka saa 12 ngiye kubona mbona umugabo asasa nkaho yahindutse araza yakura abakuru be n'abagore b'abakuru be na bene nyina noneho buri wese uwo muryango nashatsemo abonye kuntu ateye ahita ambwira ngo uramukimana kurinde uramukimana kurinde uramukimana kurinde. Nyura munsi y'urugo gutya njya gucana mu gikoni ndagaruka mpeka umwana nifite ndamuheka bo ashaka kuniga mvuza induru ariko ubwo yari umuntu umeze nk'igihaha nta muntu wakundaga kuntabara aho nari ntuye baramutinyaga ariko mu kumanywa ukabona yorosha urugo intama ariko ijoro akabimkiza. Noneho nkimara kujya munsi y'urugo ashaka kunyica ndirukanka abantu kumuso babandi baramaze kumusezeraho mu miryango nta numwe wagarutse ngo ntabare bose bahise birukanka
ngo amwice twagiye ku musozi bari bazi se ikigiye kuba? ntago bari babizi, ariko navugisha induru bakiri hafi yawo, ntibagaruka kuko nta n'umwe wagarutse. noneho umubyeyi twari dutunguranye nawe warokotse hakurya avuze induru ati numwicura murya byari bimaze kuba mu cyaro kuko saa 12 baba bahumanye nta matara aba ahari. Ndirukanka ndamucika, icyo gihe mare kumucika mba ndagiye. Uwo mwanya nkimara kwiruka njye iwacu, ngeze iwacu nkinguza mama ndavuga mubwira ibimbaye, aravuga ati Imana ikubwire saa 5 ngo umugabo arakwica, saa 12 z'umugoroba ashake kukwica. Ndavuga nti ma njye ntabwo nzasubirayo, birarangiye sinzasubirayo. Uwo mwanya turi kuvugana na mama tuye kumva twumva umuntu arakomanze, tumva umugabo araje atangira ngo n'abadayimoni bari banteye ngo rwose mukecuru mpimbabazi kubera kutagira umuntu wakita ku kibazo cyawe ndatuza. Mama aramubwira ati hoya uzabanza ugende mu rusengero watura ibyo bintu uhora ushaka gukora. Aravuga ati ibyo nabyo mu rusengero nzajyayo. Noneho ngewe mfata umwanzuro ko utazasubirayo. Mu rusengero ajyayo arihana, mwarimu w'itorero antuma hoti ugomba kuza ko umugabo wawe yihannye uraguma iwanyu kugira ngo bigende ute. Nanjye ndagaruka ndavuga nti umugabo nimba yarihannye aho kugira ngo senye reka ngaruke. Mare kugaruka biba ngombwa we noneho agira ubwoba, afata gahunda yo kuza i Kigali. Arambwira ati wowe uzimuke uzaza usangayo. Mba ndimutse muri uyu mujyi wa Kigali, nta telefone nari ifite, ndaza ndamusanga. Ngeze i Kigali mpora n'urugamba rwo misasama, ariko ngera i Kigali umugabo wanjye ahameze nk'ipyisi ariko nge ntabizi. Mu gitondo akabyuka akanyereka ko agiye mu kazi, abana nazanye inzarira barya, nanjye ubwo maze gutwara inzarira ndya. Namubaza none se ko wagiye nta muntu nzi, fata isengesho ryo gusengera ngo Mana wambabare nkazabona umuntu w'ahantu mvuka. Nta telefone ngira, nta nomero z'abasaza banjye ngira, nta kintu kimwe ngira, ndi nk'impunzi ije Kigali. Noneho nkamubwira none se icyo gihe afata gahunda yo kutongera kunkubita, ariko anyicisha inzara akantondeza. N'ubundi ubwoko bubi buragwira, nta mugisha nabona kubera ubwoko bubi nagiyemo, nka burombi ganiriza. Noneho ufata gahunda yo guhora ncecetse. Niba wari ubwoko bubi wa mugani kuki atakubahiraga ko mama wawe atari ubwo bwoko bubi? Ibyo ntago yabirebaga. Bo igihe kiragera umugabo aguma kuba mubi cyane. Noneho ngiye fata umwanzuro nza kubona umukecuru w'ahantu navukaga ariko wari n'umunyamasengesho. Ndagenda mutekerereza ibibazo byanjye, yanagira ibibazo nijoro nkagenda nkamusanga, ariko n'ubundi ntari nabona inomero z'abasaza banjye. None kiza kugera twimuka ahantu twari dutuye, go bitangiye gukura, akaza nkubita arariyo, mfatwaga uruganda rwo gukubitwa gusa, nkubitwa buri munsi. Inyenzi ntako zijya zipfa, uko wazigera kose nizipfa. Bo mare gukubitwa twimuka ahantu tujya gukodesha ahantu ku mukristo, agahora amubaza mugabo ikintu uziza umugore ni iki, umugore wawe ntavuga ikintu umuziza ni igiki, agaceceka. Ariko ubwo ngo yaba ari mu bandi ati ubwoko bubi ntibuvuga, uriya ni inyenzi, ntiwamenya icyo yanze n'icyo akunze, abafite amafaranga. Bakamubwira ati none se ko umugore wawe nta kazi agira, ko atize, amafaranga umukekera nayaye. Mba muri urwo rugamba. Icyo gihe kiragera ngiye kumva umuntu ampamagaye kuri telefone, mbibwira abasaza banjye, abasaza bamubwira ati taha uzajye mu rugo kuko azakwica. Umugabo wanjye musaza wanjye mutandemera amafaranga ngo nzacuruze. Yego. Mare kuyabona noneho bijya bibi byaba bibisi kurusha uko byari buri. Ugiye gukira we nkabona angirira ishyari, kandi abana n'abanjye nawe nta mwana w'ahandi abona nzagaburira, angirira ishyari bikomeye. Noneho abandi bagabo bakamuganiza bakamuha ubuhamya by'ibintu abagore bakora babagezaho, we akanga kubyemera. Icyo gihe musaza wanjye ampaye amafaranga ashaka kunyica, n'ubundi y'amafaranga arahomba. Igihe kiragera mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gutaha kuko n'ubundi ngiye kugwa i Kigali. Nkabwira Imana ngiye kugwa i Kigali, Icyangugu se nta marimbi yari ahari. Ngiye kumva numva umuntu kuri telefone aramuhamagaye ntasi. Hari mama yabanje guhamagara musaza wanjye muto, aramubwira ngo bwira mushiki wawe asenge, umuntu yaje hano mu rugo arambwira ngo inzva yaruzuye nta kindi nasenge. Bo musaza wanjye aramuhamagara arambwira ati wambabare ugataha ko uri kumva uko bimeze. Ndamubwira ko se papa Mugisha aba bana mfite 5 ndabashorera mbashyire mama ni ikimuga bazajya barya iki mu cyaro. Arambwira ati wo mwanzura afata ubuhetse abandi basige i Kigali bagumane nase. Bo
mfata umwanzuro mbona urugamba rurakomeye. Umuntu amabwira kuri telefone ambwira ati imva yawe mu kwa karindwi yaruzuye. Ariko umugabo akiyoberanya, abantu bakaza agapfuka mugasaba imbabazi, akandika inzandiko na nyiri igipangu bigeraho uko atuzinuka. Umunsi umwe ari ku itariki 24 z'ukwa karindwi nk'uko Imana yari yabimbwiye, ari muri corona ya nyuma ngo ku mazi. Yego. Yego. hari dufitanye amasengesho n'abadamu y'iminsi 3, ariko nkajya numva afite ubwoba bwinshi cyane. Nkavuga ati ngewe numva afite ubwoba. Barambwira ati ubwoba bw'iki? Navuga ati ngewe iki cyumweru ndumva afite ubwoba. Ubwo umuntu kakodeshaga ari mu gitondo batubwira ko umuntu we yitabye Imana. Noneho ngewe mbwira umugabo nti ngewe ndajya kumutabara. Arambwira tugende, ati nanjye hari ahantu nabonye akaraka. Ndagenda njya gutabara uwo mudamu. Turiyo hari umukire wari watanze ibiryo ngo baranyanditse ntabizi, bandagiye. Umuntu arambwira ati ngo tujye gufata bya biryo babitanze. Ndagenda asanga yampaye ibiryo byinshi, ndavuga nti Imana ishimwe. Mpamagara umugabo nti se kuba turi ku mashuri kaba bampaye ibiryo wakohereje umwana akazana agafuka, ngo ndaje ndi hafi yawe, buri mwanya ndaje ndi hafi yawe. Ngira umudamu twari turi kumwe, nese ko ndiguma numva telefone ambwira ngo ari hafi yanjye, kandi kuva mu rugo no kuza hano ku mashuri nta n'iminota 30 bimeze bita. Arambwira ati nta makuru ufite, tereka ngo twaze. Turagenda tubirambika mu rugo, turebye hakurya tubona imodoka itwaye umurambira atambutse, turavuga tugiye kwirimbi. Mvuyeyo kwirimbi navuga ati reka njye gushaka ibyo ndateka. Ndataha ndabiteka, ngiye kubona mbona umugabo yaje yahindutse uko atarari. Ubwo asanga abana bari kurya ibiryo bimennye, ashaka kunkubita. Ndavuga nti se uri kunkora iki ko ngiye ntiriranywe nawe? Yari afite impango rero yo kwinjira mu nzu, urugi rukabimenya, ubutaka bukabumenya, mbese ibintu byose gahita bibura amahoro n'umutekano muri iyo nzu. Arandeka yinjira soka. Ubwo niko abantu bari kwiyegeranya ngo baryame. Saa 2 ziragera, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6 zigeze, numva ubwoba buranyishe. Mbese yambujije umutekano, ashaka kuniga n'ubundi nyenzi nta mugisha zama, nta kintu nageraho. Ndabyuka mfata umwana muto nari mfite, ndamuheka asanga abana. Mare gusanga abana, nkingurugi nsanga abana. Noneho kubera Imana yari yambwiye ko izandengera, araza yinjira soka niko ari kuvuga amagambo. Afata urugi ararurangaza uhanze, afata rido araricara rishugunye, arinjira mu cyumba nari nicaramo gutya, nicaranye na abana bose. Ndababyuka ati mubyuke, numva ubwoba buranyishe, ntimubyuke murebe uko anyica. Abana bose barabyuka baricara, fata umuto yandamuterura ndamukikira. Arambwira ngo uyu munsi niwe wa mbere n'uwa nyuma wawe, ngiye kukwica. Arabanza afata ibintu byari mu nzu, atangira arankubita, abana bavuza induru, nta muntu n'umwe urahurura. Angezeho atangiye kuniga, abantu barabyumvishije, baraza baramunyamura ati mureke mwice, none ni itariki yo kumwica. Umuntu twari duturanye araza aramusumira w'umugabo n'imbaraga nyinshi aramunyaka. Ubwo yari yakoze ibintu byose, yambaye yampene, yavuga ati none ngombe nkwice, niyo tariki yo kukwica. Yego. None niyo tariki yo kukwica bivuze ngo yari yateganije kukwica byanze kuko yari yabiteganyije uwo munsi, niho yamaze kubyanzura. Ariko uwo munsi Imana irandengera ntiyanyica. None se wenda icyo gihe wahise utekereza ngo kuki nashatse? Nagiye mbyicuza. W'abantu bishe abantu b'iwacu, nagiye mbyicuza. Ubwoko ndavuga umuryango. Ngewe impamvu nagiye mbyicuza, naricaraga nkivuga koko buretse ko ngewe wenda nagendeye mu kuvuga ngo narakishijwe, ariko nta gaciro abantu babihaye. Kumva naremeye gushaka muri ubu bwoko, nta muntu wahavuka wantabara ngo mbaze ngo byagenze ute. Gushaka mu bwoko nta kibazo. Ikibazo wenda abantu uzi ko biwabo bishe abiwanyu. None nkabona nawe afashe gahunda yo guhora ntoteza buri munsi, nkabona afite gahunda yo kunyica. Ubwo amaze kubigenza gutyo, ngiye nafashe umwanzuro, mpamagara musaza wanjye, nta mafaranga afite, mpitiki. Musaza wanjye arambwira ati nanjye nta tiki. Arambwira ati ariko afite amafaranga make kuri telefone, hari umuntu utuye mu Gasyata w'iwacu, urabugiyeyo ngiye ngushakira amatike utahe. Wafasha gahunda yo kubona byakomeye, asaba n'imbabazi ubuyobozi buraza, ariko ngiye ndavuga nti hoya, shingiye imyaka maranye nawe nta mahoro nigeze mbona, nshobora kuzapfa mu byo nitaga ibyiza nkazabigwamo. Ndavuga nti ngiye wafashe umwanzuro wo gutaha ngi wacu. Baramubwira ati wowe kuko umugore wawe yafashe umwanzuro wo gutaha ngi wabo, ni wumva umushaka uzajya mu muryango
uvuge icyo umuhora, kuko twebwe twayoboye icyo umuhoro. Nimba ari ubwoko bubi, ubu bwoko wabugiyemo ubuzi, kuko ntabwo byagutunguye ko wari uzi ko ari inyenzi, wiyemeje gushaka inyenzi ubizi. Ubwo rero mureka atahe, ndataha, mfata itini ndataha, kajya ahora mpamagara ariko ndituriza. Nza kugaruka igihe maze kugera mu cyaro, mbayo amezi 3, ariko abana batangira kumpamagara ngo abana babaye imbobo, bari kundarara, nta yandi bahitamo, abana babaye imbobo, urabigenza ute, urabikoraho iki? Mbona nanone gufata abana 5 nkabajyana kubashyira mama n'ikibazo nzi mama afite, mbona n'ubundi musaraba ngiye gukorera mama n'ibibazo yifitiye. Ndavuga nti ngewe mu mbaraga zanjye nke mfite ngiye gusubira i Kigali, shaka iyanjye nzu nderere mwabo bana, njye mu buyobozi wenda ajye ndebe ko yajya mfasha abo bana. Ndagaruka nzi Kigali, njya mu buyobozi ngo ndebe ko yafasha abana, arabyemera, nabisinyira ngo yajya bafasha, ariko kuva yabisinyira nta na kimwe yigeze akemura. Ngira n'umwana aratsinda, ntiyamurihirira, umwana aricara, kuva nashakana nawe nta mituweli yigeze dutangira. Ubwo ni kubaho ni nkaho ari nk'imbaraga z'Imana. waje kumwikuramo gute? Njyewe namwikuyemo, nagize ibikomere byinshi nabanye muri jenoside ndabikurura, ngira ibikomere byinshi nabanye nyuma ya jenoside ndabikurura, ngira ibikomere byinshi nabanye nshakanye nawe ndabikurura, mpita fata umwanzuro mu mutima ko ntazongera kubana nawe. Nta wundi muntu ngishije inama, nta muva njye ubwanjye fata umwanzuro utyo. Wenda ni wavuze utse wa mugani byindi byumwe n'ubwiyonge bavuga ntibishoboka, sibyo? Iyi nabonye bidashoboka, kuko hari abantu bagifite imitima nubwo babyigisha, ariko nta bantu bifataho. Yatangiye kugutoteza mu kibana? Hitahi wabo. Ugitahi wabo? Umuryango wese ni wakwakiriyeho? Umuryango wo waranyakiriye, ariko nyuma ukajya avuga ngo buriya bwoko bo bakaganira, kuko nigeze mbyana n'umwana numva ngo hari ibintu byanize mabukwe ngo bimubaza ngo buriya bwoko ntitubushaka. Bakivuga gutyo? Ntabwo byoroshye. Ni urugamba. Ni urugamba rukomeye cyane. Uyu munsi subayeho gute? Ubu muri uyu munsi nyine ndagenda nkakorera ibiraka, ariko nkagira ikibazo cya mituweli, nta mituweli ngira. Nagiye mu buyobozi bw'akagari bampa ibipapuro, nta kintu yafashije abana mu myaka 3 yose irangiye, nta kintu amarira abana, ku buryo n'abana bamuhamagara ku mashuri akavuga ngo ntago abazi, bibeshye nomero. Mu nzira no tumaze gutandukana, abonye nafashe umwanzuro mu nzira bwo akagenda hari abana biwacu barakutse twabanaga, bakambwira ngo mu nzira agenda yivugisha, ukamubona ari kugenda ngo inyenzi, inzoka yihanganye ikangarukaho icyumweru kimwe nahita nyimena umutwe. Akabivuga yigamba, ariko byo nkavuga nti njyewe nafashe umwanzuro, nta muntu nzagisha inama, ninjye umwanzuro, umubabaro n'uwanjye nafashe umwanzuro. Ubwo njya mu buyobozi, bamutegeka ibyo agomba gukora, yanze kubikora, njya no mu bunzi, bampa amakopa igomba kunjyana mu rukiko ngo tuzatandukane, ariko nabuze ubushobozi bunjyana mu rukiko. Ndi kwibaza, babandi bo mu muryango wabo bishe ntibajyaga baza kubasura? Aho ngereye i Kigali nta n'umwe wageze uza. Ndavuga mu Nyamasheke? Ab'inyamasheke? Abo mu muryango ushatse wenda abo wabonye nyine bajya kwica? Nta kire kumwe niwe waje, wajyaga aza akavuga ngo jenoside yongeye kuba, ngo twaguhisha. Uko ngenda nahageze sinjye mvuga ngo mwamuhisha, ngo bampisha njye. Kuko ngewe narageze mu muryango sinjye mvuga, maze guhura n'ibikomere byinshi, tiwamenya si icyo akunze n'icyo yanze. Tutsi ubugome bwabo ntago umenya icyo banze n'icyo bakunda. Namaze kugera mu muryango mbona bose basa nkaho bambona uko ntari, nanjye mpitamo gutuza. Abo wabonye mu bitero subwo ngubwo wabakiriye gute? Nababonye nk'ibisanzwe, kuko nafashe gahunda yo kwituriza, kuko hari n'abatigeze bafungwa na rimwe, ariko bakabasura kumva nta kibazo. Ntabwo byoroshye. Ubwo ubumwe n'ubwiyunge ubwo wariyunze, urababarira, yego, birarangira. Yego. Uyu munsi se wenda wumva nk'umuri kutwumva muri kano kanya wamusaba iki? Namusaba inkunga, kuko
urabona aba bana batanu ninjye ubarera bonyine mu mashuri biba bikomeye mu mibereho aho kuba ntaho bakansohora mu nzu nkabura uko mbigenza mbese ni urugendo rurerure njye ntabwo narwishoboza. Mbese abana yarabanze abana bose ninjye ubafite ni ukubanga cyangwa ntabwo kubemera yabemera ariko nta kintu kimwe yabamarira. yewe ukomere kandi Imana ikomeze gukomeze. wavuga nimero telefone yawe nk'umuntu wifuza kuba yakugirira neza abikore tere. ni 078 7 5 14 925. Tereza wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye kandi ukomeze ubeho sibyo. Ibyo ngibyo ntabwo wenda navuga ngo uri ubwoko bubi ntabwo uri mubi ntabwo uri ubwoko bubi. Ikindi kirenze kuri ibyo ngibyo ntabwo bose ari babi ntabwo abantu bose ari babi ntabwo ushobora kuvuga ngo abahutu bose ni babi ufunge inguni kuko nyine wabonye bica abasaza bawe muri bwa buryo watubwiye kubera ko wabonye uwo washatse yagukora ibyo yagukoreye agutoteza mu buryo bw'amagambo. Ntabwo ibyo ngibyo wahita wemeza ngo bose ni babi oya abantu bose ntabwo ari babi sibyo. Hari ababi hakaba n'abeza rero ukomezeho kandi ukomeze cya kintu twita ubumwe n'ubwiyunge. Waje kukwigisha ubumwe n'ubwiyunge nuko yabonye ko bishoboka twese turi abanyarwanda. Imana iguhe umugisha kandi umuri kutwumva muri kano kanya ateze imbere Tereza amufashe abeho wamubonera akazi wamubonera igishoro wabugize neza. Niko kumufasha kwibuka abi nako kumufasha kubaho nyuma ya byose. Ongera uvuge nimero yawe 078 7 5 14 925. yanditseho Tereza. Urakoze.